Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Bull Boy Entertainment. Uyu munsi tuje ahangaha muri studio kuri mikoro kugira ngo turebere hamwe ingaruka zikomeye cyane zikomoka ku kudefiriza no kuzinga imisatsi. Ibingibi bamwe bita gusuka. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro nge mugiye kubana, nitwa Olivier Harerimana. Kanda subscribe kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbahaye ikaze. Nubwo kudefiriza no gusuka bikorerwa abana, abari n'abategarugori, ibingibi bigira ingaruka zigiye zitandukanye ku musatsi no ku ruhu rw'ubikorewe muri rusange bitewe n'imiterere y'umubiri y'ubikorewe. Umusatsi ni kimwe mu birango by'ubwiza nk'uko byemerwa mu mico n'imyemerere igiye itandukanye hirya no hino ku isi. Ariko kandi uburyo bukoreshwa mu kurambura no kuwitaho, ibingibi bishobora kwangiriza, bishobora kugira ingaruka zigiye zitandukanye nk'uko byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi bugiye butandukanye. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko abagore n'abakobwa baba bafite inzozi zo kugira umusatsi mwiza kandi mwinshi cyane, ndetse ngo kuzingisha imisatsi cyangwa se kwisukisha ubwoko bugiye butandukanye bw'imisatsi cyangwa se bw'ibizingo, ni ukuvuga ngo biba ari inzozi ku bakobwa bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Ngo hari n'ababyeyi kandi badefiriza utwana twabo dutoya tw'udukobwa, abandi bakadusukisha kugira ngo natwo nyine ngo turusheho kugaragara neza, turusheho kugaragara neza nk'abantu bakuru. Uyu munsi rero tuje ahangaha kugira ngo turebere hamwe ingaruka zo gusuka no kudefiriza. Ariko reka tunakubaze, ese waba hari uwo wabonye wigeze ugerwaho n'ingaruka bitewe n'uko yadefirije umusatsi cyangwa se bitewe n'uko yasutse? Ujye muri komenti usigemo igitekerezo cyawe. Kugira ngo umusatsi urambuke ugomba kubanza gutakaza ububobere bwose wagiraga, ugatakaza n'ibiwurinda karemano byose. Ubwoko bw'amavuta bukoreshwa mu kudefiriza burimo ubwoko bushobora kwangiza umusatsi. Hari ubwoko bushobora kwangiza umusatsi ku buryo bukomeye. Muri ubwo bwoko harimo ibyo bita hydroxide de sodium ndetse na hydroxide de guanidine. Ibingibi tubisanga mu butabire cyangwa se chemistry cyangwa se chimie ku kigero cyo hejuru cyane, ari nayo mpamvu ituma ibingibi ibibugize bikoreshwa mu kuzibura imiyoboro y'amazi cyangwa se imiyoboro y'ubwiherero bugiye butandukanye bwa kizungu yazibye, kandi bikaba biri mu bigize icyo bita mu rurimi rw'igifaransa eau de javel. Iyi ngiyi ni ya yindi ikura ibizinga mu myambaro. Abantu benshi barabizi, hari igihe uba ufite nk'ishati yawe y'umweru cyangwa se itishe y'umweru, noneho ukabona yajemo ibizinga. Hari akantu bakurangira ujya kugura, sinzi ngo mukagurira hehe aho ngaho iwanyu, ariko kariya niko bita eau de javel. Hydroxide de sodium na hydroxide de guanidine, ibingibi byinjira ku buryo bworoshye cyane mu ruhu, noneho bikagira no mu maraso. Ibingibi biba biri muri produits zigiye zitandukanye. Nubwo mbere yo kudefiriza umuntu bamusiga amavuta ku nkengero z'aho imisatsi itangirira kugira ngo babungabunge uruhu rwo mu maso rudashya, nta kintu na kimwe basiga ku ruhu ruteyeho imisatsi hariya mu mutwe mo indani kugira ngo kirurinde. Nyine nta kintu na kimwe bashyiraho kugira ngo kirinde ruriya ruhu ruba ruteyeho imisatsi. Kandi n'umuntu uri kudefiriza noneho kugira wemere, we yambara ibirinda intoki ze, yirinda ko izo produits zamwinjira mu ruhu rw'ibiganza bye, nyine zikarwangiriza. Uri kumva na bari abantu badushyiramo produit mu mutwe barabizi neza ko iyi produit yangiza uruhu rw'umuntu. Babikora babizi, gusa nyine
bo nta kintu bakubwira, ntabwo basubizayo umukiriya kubera ko murabizi abantu benshi baba bakeneye amafaranga, nabo baba bakeneye amafaranga, ntabwo bagusubizayo ngo nuko uje kudefiriza. Reka gusa nubwo batagusubizayo babigukorera babizi neza ko ibintu bari kugushyira ku mutwe bishobora kwangiza uruhu rwawe. Kuba rero nabo bambaraga cyangwa se ibirinda intoki zabo kugira ngo produit zitabinjira, ibi ngibi biri mu bintu bituma umuntu ahita yumva neza ko uruhu rwo ku mutwe aho umusatsi utangirira rwo rugerwaho na produit, uru nguru rero rushobora kwangirika bidasubirwaho kubera ko gusigaho turiya tuvuta gusa basigaho kugira ngo barurinde, biriya ntabwo bitanga icyizere cy'umutekano usesuye, biriya nta cyizere cy'umutekano usesuye. Nanone kandi inzobere zigiye zitandukanye mu bijyanye n'ubuzima zagiye zivuga ko gusuka bigaragara neza inyuma, ariko burya ngo uko bagenda uburyo bagenda bakurura imisatsi, ngo niko n'umuntu agenda atakaza amahirwe ko hahandi bakuruye cyane, umuntu agenda atakaza amahirwe nyine y'uko hazongera kumera imisatsi. Ibi ngibi bishobora kuviramo umukobwa cyangwa se umugore cyangwa se undi wese babikoreye, bishobora kumuviramo kugira imisoso igana mu mpanga. Ibi ngibi bishobora kuviramo umukobwa kugira imisoso igana mu mpanga mu musatsi hagati. Mu gihugu cy'Ubufaransa hari abakobwa babiri b'abirabura, harimo uwitwa Soli n'undi harimo uwitwa Soli, apana iriya Soli, hari Soli na Soli ni izina, harimo uwitwa Soli n'uwitwa Nimisa. Aba ngaba batangije ihuriro ryitwa de la populance. Iri ngiri rishishikariza abakobwa b'abirabura kwiyakira uko baremwe batabanje guhisha umusatsi karemano wabo, bashyiraho ibisuko by'imisatsi yakozwe n'intoki z'abantu. Ni ukuvuga ngo bo bashishikariza umukobwa w'umwirabura kwiyakira uko yaremye akiyitaho. Niko kamaro k'ihuriro ryabo. Intandaro yo gutangiriza iri huriro ni uko uyu mukobwa bita Soli, ubu ngubu ufite imyaka 26 y'amavuko, uyu nguyu icyo wamenya ni uko kuri ubu ngubu yamaze kuzana uruhara biturutse ku kudefiriza no gusuka imisatsi. Ibyo ngibyo bikaba rero ngo byaramubabaje cyane, bihita bimutera imbaraga zo kwigisha abandi bakobwa b'abirabura ndetse n'abandi muri rusange. Byahise bimutera imbaraga zo kubigisha kwiyakira uko baremwe kugira ngo nabo bitazabagiraho ingaruka, nabo bakazana uruhara. Ibaze kubona umukobwa afite ikiwarata. Kuba mwiza rero kandi utadefirije, utanasutse birashoboka cyane, kandi kutabikora ntabwo ari ikimenyetso cy'ubukene nk'uko abantu benshi hano mu Rwanda babitekereza. No mu Burundi ndabizi muba munkurikiye cyane, mu Burundi, muri Uganda, Tanzania n'ahandi muba munkurikiye. Icyo nababwira cyo ni uko mwamenya ko kuba mwiza bishoboka, bitagusabye ngo kudefiriza imisatsi yawe, bitagusabye ngo no gusuka, wagira naturelle nziza cyane. Nanone kandi icyo wamenya, kuba hari abo bigiraho ingaruka, kuba hari abantu bigiraho ingaruka bagiye batandukanye, ibi ngibi ntibivuze ko ababikoze bose ariko bigomba kubagendekera, oya. Ariko byaba byiza kudefiriza no gusuka bigiye bikorwa n'abantu bakuze gusa, kandi nabo bakabanza bajya kugisha inama kwa muganga igihe babona hari ingaruka zitangiye kubageraho. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ubushakashatsi bugira inama abantu bakuze ko ari bo bakagombye kujya babikora. Kuri ubu ngubu hari inama zigiye zitandukanye zireba abifuza kugira umusatsi uteye uko babyifuza. Izo nama zikaba zirimo no kubanza bagenzura ubwoko bwa produit zijyanye n'imisatsi yabo cyangwa se n'umusatsi wabo, bakareba niba izo produit zakwihanganira uruhu rwabo.
hano bakugira inama ko niba ubikoze ukabona hari ingaruka zitangiye kukugeraho, bakugira inama yo guhita ujya kwa muganga bakakuganiriza bakakubwira uko ugomba kwitwara. Ikiganiro cyacu rero reka tube tugisoreje ahangaha. Mwibuke gukora subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nge mwabanye muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mujye mwibuka gukanda subscribe hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Ndabakunda cyane. Kandi mwanadukurikira ku mbuga zacu zigiye zitandukanye kuri TikTok, Facebook no kuri X, Instagram, aho hose ni ukwandikamo ijambo Buhuru Boy. Ndabakunda cyane, ariko reka tuze abantu bankurikiye, abantu badukurikiye bari i Burundi. Mu Burundi ntago nzi ngo mushobora kuba muri mu tuhe duce, ariko ndabizi neza ko muba munkurikiye mu Burundi, Uganda, Tanzania na hano mu Rwanda. Mwese ndabakunda cyane, reka tuzongere duhore mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.